mutubwire ibikubiye muri iriya tangazo mwashyize ahagaragara uyu munsi, muratubwire n'impamvu zatumye muri sohora bwana Justin Bahunga. Urakoze cyane muvandimwe. Iri tangazo twasohoye twashatse ko abanyarwanda abakunzi b'abanyarwanda inshuti zacu bamenya bagasobanukirwa n'ibizazane birimo kubera ku bantu bafite abavandimwe babo bari i Burayi cyangwa n'ahandi mu mahanga, bavuga ko cyangwa baregwa ko bavuga ibintu bitandukanye na politiki y'u Rwanda. Abo bantu rero ni abantu bari aho ngaho basanzwe batazi rimwe na rimwe nk'uko muri iryo tangazo muri ikiganiro bagiranye batazi abo bantu baba, ariko bakabaza ngo ko bafite bene wabo bari hanze batavuga neza u Rwanda. Twagira ngo rero twamagane urwo rugomo rw'abantu abantu b'inzirakarengane. Icya kabiri ni ukugira ngo n'abanyarwanda bamenye ko ako karengane gahari, kuko niba byabereye kuri mugenzi wacu Pierre Celestin Rwarinda, ntabwo ari we wenyine, nuko ari we twashoboye kumenya ubu ngubu, kuko hari itangazo twasohoye mu gihe gishize tumaze kubona amakuru ko leta y'u Rwanda irimo gukora ibarura ry'abantu bafite abavandimwe babo bari hanze no kumenya icyabajyanye n'aho bari. Ni ikintu ni porogaramu isanzweho. Ariko icya kabiri twagira ngo tubwire n'abanyarwanda bamenye ko ibintu birimo gukorwa, ko hari ibintu biba mu ngoma zose z'igitugu. Hari ibihugu by'abakomunisiti byo nakwibuka cyane ni igihe cya Staline. N'icyo gihe n'abari bafite ingoma y'igitugu bajyaga bahamagara abantu bashaka kugira ngo bikize, bagafata imiryango yabo bakagenda bakayicara ubuzo nko mu cyumba gikurikiye aho umuntu aba ari, bakamubwira ngo nasinye ko yari mu gutegura gukuraho ubutegetsi. Abantu bagasinya bakagenda bakabaza serufaya babaziza ngo ko bemeye ko bari bagiye guhirika ubutegetsi. Kugira ngo rero tumenye ibitubaho n'abanyarwanda bamenye ibitubaho ko ari ibintu biba mu ngoma z'igitugu izo arizo zose, nubwo bibabaje ariko bamenye ko icyo gitugu nk'uko ibindi byavuyeho, kubikora nabyo batabahira, nubwo babwira ko bibahira cyo bituma abantu baceceka, ko atari ibintu byiza cyane. No kugira ngo n'abo bantu bari kumwe n'ubutegetsi bamenye ko ibyo birimo gukorwa bishobora kuzabamerera nabi nk'uko byameze bimereye nabi abandi bantu bahandi. Ikindi twashaka kumenyesha no kugira ngo nanone tubwire inshuti z'u Rwanda, cyane cyane abafasha u Rwanda, ko bakora uko bashoboye kugira ngo boze u Rwanda guhagarika buriya rugomo. Tugaragaza neza ko twebwe icyo turwanya ntabwo ari uko tugira ngo ibihugu bibuze imfashanyo byahabwa u Rwanda, nuko u Rwanda rwagira amahirwe nko kugira ngo inama ya komune yose izabere mu Rwanda. Ibyo ni byiza cyane ku Rwanda bibaye, ariko rero tukavuga ko ibihugu niba bivuga ko byemera demokarasi bikemera kwishyira ukizana, byari bikwiye kubwira inshuti yabo ko ibyo bintu bakwiye kubireka. Rero nicyo twabikoze, ariko rero nkagira ngo nanone mvuge ko ntangire nsubiremo ko urwo rugoma atari rwiza, aho abantu ari inzirakarengane, ko umuntu icyaha ari gatozi kandi amategeko y'u Rwanda birahari, ariko guha abantu amahoro. Bindi kandi bibaho nk'uko byagendaga nyine ingoma z'ibitugu zose, ni ukugira ngo babwire abavandimwe bihakana abo bantu. Barabikoze nyine, bumvise ko bavugaga ko uwo muntu, ikiza bavuze nanashimye ni uko nabonaga bavugishaga ukuri, bavuga uwo muntu muvuga ibintu by'amashyaka ntiyabijyagamo, kandi ko bari ikintu cyiza cyane, ntabwo yashamatukaga ngo ajye mu by'amashyaka n'iki. Ikindi bavuga bati tumuzi i Kigali. Nkaba bashimira n'abo bantu bavuze ko bakwiye bavugisha ukuri, kuko babashije umuntu kuvugaho, kuko akenshi baba bagira ngo buvuge ibintu botanaje. Ntabuzemo nyine kuvuga ko bagomba kugira ngo umushinga w'igihugu nanone ukore, bavuga ko abantu nyine ko bataye umutwe. Ndabumva kugira ngo bashobore kugira ngo baramuke,
ariko icyangombwa ni uko numvise ni uko aho babaziye basaba bavuga ko uwo Rwarinda yari umuntu mwiza utarajyaga mu bintu by'amashyaka n'iki, akaba ari ikintu nashimira abanyarwanda. Ariko ikindi nkaba nabwira abanyarwanda ko ibyo ngibyo babyitege niko bimeze, ariko kandi imvura iguye yabigahita, ko baramutse babishatse babishyizemo ubushake bakabyanga ko ibyo bintu byarangira. Akabazo ka nyuma wenda nababaza, muravuze muti abantu bakabyanga, ariko se nk'iriya miryango ikoreshwa nyine usanga biriya binyamakuru bisanga nyine iwabo bakagenda bakayikoresha kugira ngo ivuge nabi abantu mu miryango yabo bari hanze y'igihugu, ibintu ntibyagaragaye. Ibyo biheruka kuvugaho kuri radiyo Urumuri iminsi ishize ni aho mushiki wa Gasana Eugene yahoze ari ambasaderi w'u Rwanda muri ONU ndetse no mu Budage, igeze kuba n'ambasaderi mu Budage, nayo ni uko mushiki we yahagurutse akasa nkaho yitandukanyije na musaza we, ndetse twize kumva na bene wabo bitwa ba Musonera n'abandi benshi cyane bagendaga bamagana abantu bari mu miryango yabo bakorera bari hanze. Ese abantu bari mu Rwanda bo wababwira iki mu gihe mu kanya bavuga ko basa nkaho babashyiraho ikintu kiza nk'igitutu, bose bo barabagitwaramo bate? Bwana Justine Bahunga, umuntu uri ku ngoyi nta kundi yabigenza, batereka ndebe ukuntu naramuka. Ntabwo jewe ku giti cyanjye nabarenganya, kuko bazi ko FPR ikora, abazimira urabazi, abicikorobozi urabazi. Umuntu rero uri ku ngoyi kugira ngo yabivuga rwose, ngewe ku giti cyanjye ntabwo namurenganya, ahubwo narenganya ni ukora ibyo bintu. Ahubwo nkavuga nti biteye agahinda, kuko u Rwanda, igihugu icyo ari cyo cyose wese n'u Rwanda, ikintu cya mbere kigomba gukomera n'umuryango, nigomba gukomeza umuryango. Iyo umuryango udakomeye n'igihugu ntabwo ushobora gukomera. Biriya bakora ari byose rero ni ugutandukanya imiryango. Ntabwo rero nibaza, nacyo kimbabaza, njye nibaza u Rwanda rw'ejo ni uruhe? Uzi ko ubundi ibihugu nka biriya bikoresha igitugu, ikintu cya mbere bakora ni ukugira ngo hatagira umuntu ugira gukora inama n'undi. Warabyumvise biravugwa, hari n'abavuyeyo babivuga, batandukanije n'iriya leta, ukuntu bigisha umwana kuneka ababyeyi, umugabo kuneka umugore, umugore kuneka umugabo. Hari n'imiryango batandukanya kubera yuko umwe muri bo bashaka kugira ngo agirirwe nabi, cyangwa kugira ngo bamukuye ku kazi bakabwira nk'umugore bati we utandukana n'uriya mugabo. Ibyo byose rero icyo bikwereka ni ejo hari h'u Rwanda, aho ushenya umuryango ubwira umwana kunekana. Ikindi cya kabiri no kugira ngo abantu bitandukanye n'abandi bajye batuka abantu batagira icyo bapfa, uretse ko baje ngo bashimishe leta. Ariko nkabwira na leta yuko ibyo bintu ari ikintu kitari cyiza. Icyo bari mu gukora, bari mu gusenya igihugu, nabo bari mu kwisenyera, kandi ibyo bintu bamenye ko bitazabagwa neza. Ntabwo ibintu nk'ibyo ngibyo handi byarageragejwe birasenyuka, n'ibindi bizasenyuka. Bagize neza rero bahagabanya ubwo bukana, bakagabanya ibyo byaha, kuko amateka azabaca urubanza rubi.